icyo nabwira umuturage wumva amakuru atandukanye navuga nk'uko bivuze yuko hari undi ufite umugambi mubi wo gutera u Rwanda. Icyo namufasha no kumubwira yuko ingabo z'u Rwanda ndetse na polisi dufatanyije mu bikorwa bitandukanye turacyahagaze kuri ya nshingano, kandi aho twavuye hakomeye harema icyizere yuko n'ikindi kibazo cyaza dushobora kugikemura, kuko tubohora iki gihugu nkanjye nari ndi umusore mutoya. Icyo gihe bamwe muri twe twari tutaniga n'amashuri ya gisirikare ngo dusobanukirwe noneho uburyo abantu barwana intambara ziri professional. Ubu dufite igisirikare cy'umwuga gifite ibikoresho bijyanye n'igihe, dufite ubushobozi, dufite n'ubushake, dufite n'imbaraga zo kurinda umuturage uwo ari we wese w'u Rwanda, kugira ngo ibyo abandi bafite imigambi mibi yo guhungabanya iki gihugu batabigeraho. So nibaza ko kandi abaturage bacu badufitiye icyizere. Natanga urugero, niba tujya gutanga umutekano, tugira uruhare mu bikorwa by'umutekano mu bindi bihugu, muri South Sudan, Central Africa, muri Mozambique, ngira ngo murabikurikira. Asanga abaturage nko muri Mozambique aho twari turiyo mu gihe cyatambutse, abaturage bakavuga bati abanyarwanda nimusubira iwanyu tuzabakurikira. Niba dushobora gutanga umutekano muri ibyo bihugu, nuko twizeye yuko iwacu hari amahoro, kandi niba dushobora gutanga umutekano hirya iyo ngiyo, ntabwo twananirwa gutanga umutekano ku banyarwanda. Umuturage aryama asinzire yiyorose, abashobora kurota barote. Reka tugaruke kuri polisi. Twabonye umudugudu mwubatse muri Gakenke ufasha abaturage, tubona mwatanze imirasire, bishoboka ko bikorwa hirya no hino mu gihugu. Ariko ari amakuru ko muyagira ubwiru abantu batamenya ibyo bikorwa ko biba byakozwe bimeze biti, ko gene nkura mu ni ubwa mbere mbyumvise, cyangwa biramenyekana none iyo udafite amakuru? Biramenyekana ahubwo bica no mu itangazamakuru. Gusa ngira ngo ababimenya bishoboka ko ari abaho ngaho nyine abagenerwa bikorwa baba bibonye, ariko igihe cyose iyo biriho bitahwa itangazamakuru bihari, birandikwa, bijya mu binyamakuru, ibi byose ubona iyo uje iwacu twakwerekana amafoto n'igihe n'uwagiye abifungura birakorwa. Ntabwo ari Gakenke gusa, ariko ntabwo ari muri Gakenke gusa. Oya, ntabwo ari mu Gakenke gusa. Ubu ngubu nuko wenda mutari kuzenguruka hose, ariko muje iwacu twabereka ibikorwa byinshi byakozwe no mu mafoto. Ntabwo ari mu Gakenke gusa. Rero birazwe. Reka nunganire mugenzi wanjye ku kibazo mwari mumubajije. Iyo tuvuga n'urugendo rw'imyaka 30, yenda sinzi Nadia, ariko wowe muri iyo myaka 30 ushobora kuba wari uri muri iki gihugu ukurikirana, nta gihe abo bantu uvuga bari hanze batavuze kukurikirana. Nta gihe batavuze, icyo gihe batangiye bavugira kuri za Facebook, hazaho izindi mbuga nkoranyambaga baravuga bigakorwa, ariko ntabwo byabujije igihugu gutera imbere. Iyo myaka yose ntabwo twavuga ngo bije ubu ngubu, yenda bigenda birutana imbaraga z'umuvuduko n'imivugire n'imvugo, ariko mu by'ukuri nta gihe bitavuzwe. Rero ntabwo abaturage bahabaye icyo gihe cyose barabona ko nyine igihugu kirarinzwe, suko mu by'ukuri wenda bari abantu babonye icyo babikora, wenda hari icyo banabikora, ariko ntaho banyura, ntibishoboka. Ingabo zirahari, polisi irahari, imbere mu gihugu ku mipaka harahari, ntabwo bizabuza ko igihugu gikomeza. Rero ntibitume basha gusinzira cyangwa ntibajye mu bikorwa byabo. Ngira ngo ejo bundi uribuka hari bagiye muri Rubavu, hari bamwe bafashwe, kandi bifashwe n'abaturage, ntabwo yafashwe n'abapolisi, ntibafashwe n'abasirikare, bafashwe n'abaturage, ahubwo babashyikiriza inzego z'umutekano. Kandi bakavuga ati turi maso turanibi. Iyo abaturage bamaze kugera kuri urwo rwego, uhita wumva imbaraga bafite n'icyizere bifitiye. Rero barabizi, kandi nabo barabivuga bati turakora, turahinga, twebwe tuzi ko nta kibazo kizaba, kandi koko icyo bizeye niko kimeze mu gihugu, ku mipaka n'imbere mu gihugu. Rero numva ko ibi bikorwa mu by'ukuri impamvu tubyubaka nuko twizeye ko bizanarindwa, kuko ntabwo wakora bino bikorwa byose, ubuvuzi, uburezi, ibikorwa remezo hirya no hino mu mashuri n'iterambere ryose, utizeye kuzabirinda. Wenda kankunganireho gatoya. Buriya abanyarwanda n'abahanga, abanyarwanda baravuze ngo uwanze kuvugwa yaheze mwanyina, yaheze mu nda.
arongera aravuga ngo kora ndebe iruta vuga numve. Twebwe rero turakora kuruta kuvuga, kandi iyo tuvuze tuvuga ibyo twakoze. Iyo tuvuga ibyo twakoze dutanga ibimenyetso yuko ibi bintu birimo birakorwa, kugira ngo abantu babyumve, batandukanye amagambo n'ibikorwa. Sintekereza yuko hari n'umunyarwanda ugifite imyumvire imeze nk'iyo abo bakora bavuga kuri social media bafite, kuko bo baracyubatse baracyari muri za 90 nyuma za 59 baracyavuga amoko, twe turavuga ubumwe bw'abanyarwanda. Baracyafite gutsemba, twe turavuga tutereka twubaka igihugu, buri muturage wese agire icyo arya, abone hatura, abone ishuri, umwana yige. Muri twebwe ngira ngo mutoya ntabwo ndi muvuga ariko arimo wenda ntabizi, ariko asoma n'amateka. Ntabwo mbere ya 94 abantu bose bari bafite uburenganzira bwo kujya mu ishuri bakiga muri kaminuza, akiga muri primary, akiga muri secondary, azi yuko azabona buruse akajya kwiga muri kaminuza z'igihugu, cyangwa akagira n'amahirwe yo kuba yabona buruse yo kujya hanze. Ariko abatangabuhamya barahari benshi cyane bakubwira bati twarize. Harimo n'abize bafite ababyeyi babo bakoze jenoside bakinafunze. Icyo nicyo gihugu umunyarwanda wese uzi ubwenge agomba gutekereza. Turi abanyarwanda, iryo ni ijambo rikomeye cyane, niwo mutungo dufite ukomeye uruta indi yose, kandi ntawe ushobora gusenya urwo rufatiro, kuko urwo rufatiro nizo mbaraga z'igihugu. Reka twakire noneho mugenzi wacu John Patrick ari Masaka. John Patrick, waramutse neza? Waramutse neza Bonaventure. Yego, i Masaka abaturage biteguye gute ingabo na polisi mu gikorwa bagiye guhuriramo cy'amezi 3 cyo gufasha abaturage guhindura ubuzima bwabo muri bya bikorwa biri social? Bimeze bitangwa i Masaka? Aho turi mu mudugudu w'ikitegererezo witwa cyangwa se mu kagari ka Ayabaraya. Hari umudugudu rero w'ikitegererezo, nkuko mwarimo mu biganiro no mu kanya gashize, hari inzu zubakiwe abatishoboye mu bikorwa by'ingabo na polisi. Ni inzu zatujwemo imiryango 2. Niho turi mbere yuko wenda tunavuga uburyo biteguye kuzakorana nabo, wenda twamaze tukaganira n'abo baturage batujwe ahangaha, kugira ngo batubwire uko bakiriye ubufasha bahawe biturutse ku bikorwa by'ingabo na polisi. Hari witwa Onesime ndetse na Maria turi mu nzu, kuko umwe muri aba bantu afite ubumuga, yagize amahirwe yo kubona inzu yo kubamo. Onesime, mwaramutse neza? Mwaramutse neza. Mwabyakire gute kubona icumbi nk'iri ngiri ahangaha twicaye ni mu nzu yawe, intebe nziza, inzu, mwabyakire gute? Ni ibyishimo, byari ibyishimo nk'umuntu wari ubonye aho kuba, utarufite aho aba, utarufite aho barizwa. Ari ibyishimo bari binejeje. Uvuga ngo ntabwo wari ufite ahandi hantu wabaga? Urumva wari kugenda tsere buri namwe kugenda rumbika ubukode bwabonetse, nagiye gucumbika mu nshuti, byari bigoranye. Yego. Wageze aho ufite ubumuga? Yego, nari mfite ubumuga n'ubundi. Ubwo rubaye gute muri icyo gihe udashoboye no kugira ikintu unakora? Urumva bwari ubuzima bugoranye nk'umuntu wari umugaye. Bwari ubuzima bugoranye, nta kintu winjiza, kandi usabwa byinshi, usabwa kubaho. Impinduka zabayeho umaze kugera hano ni nk'izihe bitandukanye n'uko wari ubayeho mbere? Urumva ibyo byose, urumva niba uba ufite ibibazo, umugaye, ufite ibibazo byo gushaka kubaho, ugakubitiraho n'icyo gushaka aho uba, icumbi biba bigoye. Ariko nibura iyo ubonye icumbi, urumva habayeho kugabanuka kw'ibibazo, nibura icyaho kuba kiba kigiye ku ruhande, kandi ari cyo cy'ingenzi cyane muri ibindi byose. Urakoze cyane. Yego, mwakoze. Uyu ni Onesime ufite wahuye n'ikibazo cy'ubumuga nyuma yo gukora impanuka, wari utuye mu karere ka Gasabo, ariko aza gutuzwa ahangaha muri uyu mudugudu wa Yabaraya, umudugudu w'ikitegererezo. Tujya ngo tugane na Maria, nawe ni umukecuru, nawe uvuze ati reka nze nkubwire uko nakiriye kuba narabonye inzu yo guturamo. Muraho? Muraho. Mwebwe mwabyakire gute kubona icumbi biturutse ku bikorwa by'ingabo na polisi? Ndashimira
ndashimira nyakubahwa Paul Kagame wadufashije bakaduha aho dutura na polisi y'igihugu, nibo badufashije rwose. Twari tumeze nabi, nabaga hanze ntagira naho mba, kugeza aho ubukode bwananiye mu myaka 27 namazemo, biba marini hanze, nibera marini ku musozi. Ubwo rero nyakubahwa Paul Kagame mubyeyi wacu niwe wantabaye amvana mu mihanda na polisi nziza y'igihugu. Bankura mu muhanda banzana muri ry'abarayi. Nuko ubwo rero nkaba nshima rwose leta y'ubumwe y'abanyarwanda ko bankuye muri marine ngakomeza kuba barangejeje mu nzu. Nageze mu nzu ndishima, nsanga harimo intebe, nsanga amasafuriya bashyiramo ibiryo, nta kintu batashyizemo bataduhaye. Polisi y'igihugu yaradufashije cyane. babaye inshuti zawe ariko muri iki gihe cyane. Ni abana beza cyane. Polisi y'igihugu narayishimiye cyane kuko yandaruye ku nzira, njya no kwa muzehe kwa perezida ariho ndyamye, bakankura Kacyiru bakangeza hano, bakampaho ndyama ndishimye cyane, mfite amahoro. hagira rero gutangira ibikorwa by'ingabo na polisi mu kwezi kwahariwe ibyo bikorwa, witeguye gute kuzafatanya nabo mu bikorwa bitandukanye? Kugira ngo dufatanye na polisi y'igihugu yatugiriye neza, abana bacu b'u Rwanda tuzafatikanya neza nka polisi y'u Rwanda. Turabashimira n'igihe cyose baradusura, tuzahora tubashimira igihe cyose. Bazajya bakomeza batube hafi nk'uko badukoreye iki gikorwa cyiza. Murakoze cyane. Turakoze. Vantire, ngira ngo urumva ko abaturage bahangaha ayabaraya barishimye, bishimiye uburyo imibereho yabo irimo kugenda ihinduka biturutse ku bikorwa nk'ibi ngibi bagejejweho byo kubakirwa amacumbi. Ni abantu ubona ko batari bishoboye, yaba umukecuru yaba wari ufite ubumuga, ubu babayeho neza bitewe nuko bafite icumbi. Kandi nkuko Onesime yabivuze, icumbi ni ikintu cy'ibanze ku muntu uba utarifite, ni ikintu gikomeye cyane cyane ku muntu w'umunyantege nkeya uba udashoboye kubyuka ngo agire ibikorwa bitandukanye akora akoze ingendo ndende. John Patrick, abo ni bamwe uganiriye nabo, ni bake mu bo bafashije, ariko aho ngaho ayabaraya abafashijwe n'izi nzego bangana iki? Ni abantu benshi, ntabwo ndamenya imibare, ariko ni abantu benshi ku buryo n'ubu ngubu mbonye hari inzu zirimo kubakwa, ku buryo abaturage barimo bambwira bati n'ayo mazu arimo kubakwa hanze indi barimo bavuga bati ni reserve, nabo ni ingabo z'u Rwanda zirimo kubaka aya mazu. Bivuze ko umusanzu wabo mu gukomeza gutuza abaturage aheza uragaragara. Abaturage barimo bambwira bati aba barimo kubaka ibi bikorwa ni ingabo z'u Rwanda. Ni ingabo z'u Rwanda ziri kubyubaka, ariko urebye ukuntu imeze, ndi kubona amashusho bari kuyatwereka hano, umuturage ubona afite ubushake bwo kuzarinda iyo nzu yubatswe gutyo. Umuntu wabaga ku muhanda uye muganira akubwira ati genda umva nshaka kuzaharanira iby'ingabo zangejejeho, ibyo polisi yangejejeho, kuzabirinda. Bagaragaza ko biteguye rwose kuzabirinda. Ngira ngo wabibonye, hari uturima tw'igikoni, hari ibigega bifata amazi, ku buryo ugeze muri uyu mudugudu wa Yabaraya urabona ko hari green, ni icyatsi, usibye izo nzu barimo, ariko hari n'imboga rwatsi rwose, ku buryo ari ibintu bisa neza. Abaturage ubona ko bafashe neza, ntabwo ubona ko abana babyangije cyangwa se ngo ubwabo babyangize. Bavuga bati twiteguye kubirinda. Warumvaje ku bijyanye n'imibare y'inyubako ziri ahangaha, ni inzu 132 zimaze kubakwa ahangaha mu bikorwa bitandukanye byo gufasha abaturage kubatuza neza, byiganjemo uruhare rw'ingabo na polisi mu gutuza ahangaha abaturage. Niko umuyobozi w'akagari w'ahangaha ahise ambwira. John Patrick, nimba nta kindi wongeraho nagushimira. Murakoze cyane Bonaventure. Arakoze cyane mugenzi wacu John Patrick. Rero aho ngaho naho ni muri Kigali, twumva ibikorwa mugenda mukora, binagaragara ko umuturage ashobora kuba bamugani yari ku muhanda ari marine atarabihisemo, akagera mu buzima bwiza agahinduka. Ubwo ikibazo ni ukuba abona hagomba gutangirira. Ikibazo cyanjye rero kirajya iti, urabona iyo umwana avutse ababyeyi be bagahita bapfa,
kugira ngo azagire imyaka 30 afite inzu, afite imodoka, afite uburyo bwo kubaho. Akenshi usanga bibanagora, niyo n'abafite ababyeyi usanga abasore bagifite imyaka 30 ibyo bintu batabifite. U Rwanda narwo rwari rumeze nk'uko nguko, ariko iyo murebye aho rugana mwarabigize mu ruhare mwebwe, mwifuza u Rwanda murarubona gute wenda mu myaka 50 cyangwa 60? Reka duhere kuri polisi. Urakoze cyane. U Rwanda ruriho ruratera imbere kandi mu buryo bwihuse, kandi biturutse nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yigeze kubivuga ku banyarwanda ubwabo. Mu myaka iri imbere imyumvire uko igenda ihinduka bizaba byiza kurushaho. Mbese imbere ni heza, reka mbivuge gutyo. Imbere ni heza, ariko mu by'ukuri tugomba gukomeza kuri iyi ritme, tugomba koreza kuri umuvuduko no kurushaho, ariko kurushaho gukora neza. Umutekano muri rusange waba wo ku mipaka, ubusoge bw'igihugu n'imbere mu gihugu, burya ni umusingi w'ibindi byose. Iyo hari umutekano ibindi birashoboka. Mu myaka iri imbere rero urabona ko turi muri tekinoloji, turi mu gihe cy'ikoranabuhanga. Hari ibintu byinshi bizahinduka bitewe n'urubyiruko rushya ruvuka bazadusimbura, bariho bagenda bagera ikirenge mu cyacu, kuko bo ntabwo bazaba batekereza nk'uko twatekerezaga mu myaka 30 ishize. Bo bazaba batekereza mu gihe kigezweho, kandi ni nacyo igihugu cyashyizeho ibyo bikorwa remezo bibemerera. Ari mu mutekano, ikoranabuhanga rirakora kandi rizakomeza gukora, rizanaguka. Ari muri ngabo, ari muri polisi, muri yemwe namwe muri Ibye, ngira ngo uko mwari meze imyaka 30 ishize sikomeze uyu munsi, sinako muzameze mu indi myaka 30 iri imbere. Bityo rero no mu mashuri, no mu buvuzi, mu bikorwa remezo, muri gahunda zose hari ibintu byinshi urebye ugasoma neza. Wenda abantu benshi sinzi ko bajya babona umwanya wo kwisoma, ugasoma iriya document ivuga icyerekezo cy'igihugu 2050, ukareba imirongo iriho itangwa, nibigenda neza mu by'ukuri mu myaka 30 iri imbere yindi, ntabwo iki gihugu ubona gutya cyari kukizaba kimeze. Kuko tuzajya twibuka ku bantu bose bibuka mu myaka 30 ishize, ukareba imijyi yacu, umujyi wa Kigali n'imijyi yunganira umujyi wa Kigali, ukareba ibikorwa remezo, ukareba inyubako, ukareba amashuri, ukareba ubuvuzi, ukareba ibikorwa bya siporo, aho bigeze uyu munsi. Ubwo mvuze bikeya muri byinshi wenda abantu bibasha kugaragarira amaso. Ukareba natwe noneho ubwacu nk'inzego z'umutekano uko twari twiyubatse n'uko tumeze uyu munsi. Ntabwo mu by'ukuri nta gushidikanya ko mu minsi iri imbere ibikorwa byacu bizaba birenze ibyo dukorwa uyu munsi, kandi imikorere izaba yarahindutse, kuko ikoranabuhanga rizaba ryimakajwe kurusha ikindi kintu. Akomenya umuntu waza kubivanga mwamumerera nabi. Bose ibyo byo birakomeye cyane, kuko ntabwo wakwiyubakira inzu yawe neza ngo uyitunganye ngo nurangiza wisige ku gasozi umuntu akora icyo ashaka. Ibyo byo ntibishoboka. Turi kugana ku musozo. Umuntu aribaza ibi bikorwa biratangira ryari, biratangira he wenda ku rwego rw'igihugu, kugira ngo n'umuturage azanamenye uko bizakurikirana. Ibikorwa bizafungurwa ejo, ni ukubitangiza, ntabwo ari ukubisoza. Byumvikane, ni ukubitangiza. Hanyuma muri aya mezi twavuze hagatangira ibikorwa byo kubaka, gushyira mu bikorwa. Ubwo nyuma y'amezi twihaye bizatahwa. Birakorerwa mu gihugu hose, bizakorerwa mu gihugu hose, hirya no hino mu gihugu, ariko mu by'ukuri mu buryo bwo kubitangiza ntabwo hazaba ari mu gihugu hose. Hari ibice na bimwe aho abayobozi bazagaragara, mu karere k'amajyaruguru, mu majyepfo, mu mujyi wa Kigali no mu burasirazuba. Urumva ko buri intara plutôt, muri buri ntara hari ibikorwa bizafungurwa, ariko ni ibihagarariye ibindi byinshi bizahita bikomeza. Nk'urugero nka mugenzi wacu John Patrick avuze ikibazo cya Masaka, nko mu bitangizwaho birahariho birakorwa, ariko iyo urebye muri gahunda y'aho bajya gutangizaho ntihari, nubwo biriho bikorwa. Rero hari ibikorwa byinshi biriho bikorwa, ariko bizatangizwa ku mugaragaro mu by'ukuri ni hake bitewe n'uburyo abayobozi bazaboneka. Ariko twapanze ko mu Bugesera, mu karere ka Bugesera birahari, muri karere ka Gasabo birahari, mu karere ka Ngoma hari ibikorwa bizatangizwa, Musanze, Burera hari ibikorwa bigiye gutangizwa. Ndumva ari mu gihugu hose aho uvuga. No mu majyepfo naho ntitwasimbuke, muri Gisagara naho hari ibikorwa bizatangizwa. Turi kugana ku musozo natwe. Turimo turagana ku musozo, ariko ndagira ngo wenda
hari ubwo twagiye tubona ibikorwa nk'ibi ngibi bigamije iterambere ry'abaturage bakorerwa, ariko rimwe na rimwe ugasanga kuko ari ibikorwa biba bahawe cyangwa se urabona ko hakunda ikintu wakigizemo uruhare cyane cyane, bitandukanye no kuvuga ngo wahawe inzu, wahawe inka, kwa gucunga bya bikorwa, kwa kwita kuri ya mazu bubakiwe, bya bindi byose bagiye bahabwa, haba izo zagira inka ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye n'ubundi baba bagejejweho muri buno buryo, byitabwaho gute? Ntabwo habaho kwangiza cyangwa se aho musubira mugasanga ibyo mwakoze n'ubundi ntabwo byafashwe neza nk'uko mwabisize? Murakoze cyane. Musanzwe iyo hamaze gukorwa ibikorwa bimeze gutyo bigahabwa abaturage, baba bafite inshingano zo kubibungabunga, niba ari cyo kinyarwanda cyiza umuntu yakoresha. Ni nk'uko umuntu yaguha ishati, umuntu yaguhaye ishati uba ugomba kumenya ko ugomba kumesa iyo shati kugira ngo izakomeze ise neza, ndetse unatere n'ipasi. Ni ugufasha umuntu ariko nawe akabigiramo uruhare kugira ngo ibyo bintu bikomeze kumugirira umumaro, kuko bibahawe biba ari ibyabo, biba bivuye mu maboko y'ingabo cyangwa se polisi. Byaba rero agahumamunwa baguhaye inzu warangiza ugafata inyundo ugakubita. Je numva yuko abaturage bacu basobanutse ku buryo nabo babyumva nk'uko tubyumva ko bagomba gusigasira ibyo bikorwa. Icya kabiri ni uko hari inzego z'ibanze zo zifite inshingano za buri munsi gufasha abo baturage kwita kuri ibyo, byaba ibikorwa remezo, yaba amazu bubakiwe n'ibindi biba byakorewe abaturage, yaba amatungo baba bahawe mu buryo bwo kuboroza kugira ngo iterambere ryihute. Ubuyobozi bw'ibanze kandi ntabwo ari byo twe tubategeka, kuko biri mu nshingano zabo bahabwa n'amategeko ko bagomba kwita ku baturage. Abo babafasha gukemura ibibazo ibyo ari byo byose bijyanye no gucunga neza cyangwa se gukora maintenance y'ibyo bikorwa baba bafite. Iyo batabikoze cyaba ari ikibazo, ariko principe nuko bagomba kubikora. Murakoze cyane, reka dushimire cyane Lieutenant Colonel Simon Kabera n'umuvugizi wungirije w'ingabo z'u Rwanda. Turabashimiye cyane ku mwanya mwaduhaye. Murakoze. Dushimire kandi na SP Boniface Rutikanga n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda. Turabashimiye cyane namwe. Murakoze cyane ku mwanya mwaduhaye hano.